Muri iki gihe cy'icyorezo cya Marburg, ni byiza rwose ko dukomeza kuzirikana yuko ikintu cya mbere ari ubuzima kandi isuku ni isoko y'ubuzima. Niyo mpamvu tutavuga ko ibyorezo nk'ibyabanje nka Covid n'iyi Marburg, hari n'ibindi byinshi tutavuze, ntabwo ari byo byatwigishije kugira isuku kubera ko isuku ituruka ku Mana, niyo yatangije ibintu bijyanye n'isuku. Igihe yatunganyaga isi imaze kuyirema. Reka twikomereze hanyuma tugendane na payi yacu. Ngira ngo payi abantu bamaze igihe bayimayininga, ndumva ari imyaka harya buri 5 ntishize, ngira ngo payi mu Rwanda yahageze muri 2021 nubwo ntibuka ukwezi ngo ni mu kwa mbere, byanashoboka ko ari muri 2020 mu mpera. Twatinze kuyibona. Noneho rero ikintu tugiye kureba ni ukuvuga ngo akenshi byinshi ni ibintu twumvise kandi twabonye, rimwe na rimwe twanikoreye. Reka tugire icyo tugarukaho ku bijyanye na payi. Ngira ngo twabonye ko payi igiye kuzakoreshwa nyuma ya Open Mainnet, sibye ko buriya n'uwashaka n'ubu ngubu wenda payi yayihahisha, ngira ngo biremewe, ikitemewe ni ukugurisha payi cyane cyane ku ma exchanges. Ngira ngo nk'uko turi kubibona hari ibintu byinshi bitandukanye payi izakenerwamo, hakubiyemo kugura imyambaro, inkweto, ibikapu, ibikoresho byo mu rugo, ibikoresho byo ku kazi, ibiki n'ibiki, ni byinshi cyane. Cyakora tujye tuzirikana yuko byose ni umushinga kandi umushinga urigwa, urapangwa, abawize. Cyakora amahirwe turabazi, Dr. Nicholas Cheng Diao-Fan, hari amakuru avuga yuko ari umudamu mugenzi we, hari abavuga yuko ari umugore we. Ibyo ariko ntabwo twabitindaho, icyo dushaka ni ukwibonera yuko payi niba koko, reka mvuge ngo niba koko, kubera yuko burya natwe ubwacu iyo dupanga ibintu ntabwo tuba tuzi ko bizagenda neza 100% nk'uko twabitekerezaga. Niba koko rero payi izagira agaciro gakomeye, hari ibyitwa GCV tujya twumva bavuga, sibye yuko bamwe batabihuza, batanabihuriraho, wenda nanjye njye ndifashe, kuko hari abantu bafata GCV bakayihanika cyane, abandi bakayiremereza, hakaba hari n'umuntu waza akayipfobya. Ubwo rero icy'ingenzi ni uko wenda bizagira agaciro, reka tubitegereze. Hanyuma rero niba payi se izakoreshwa mu guhaha ibyo bintu byose turi kubona, ibiri aho n'ibitari aho ngaho, none payi ni ibihe bintu tugomba kuba twujuje? Kandi se kuki ari iby'ingenzi ko tunyaruka tukareba, tugacekinga, tugasuzuma, tugakompara, mbese tukavuga tuti ni uru rwego ngezeho? Mbibutsa ko ibyinshi turabizi, byinshi twarabyumvise, kandi turi abantu abenshi, nako ni abantu bakuru. Kamemu ntabwo wakora KYC wenda udafite ibyangombwa. Ubwo rero ikintu nagira ngo ngire icyo mvugaho, reka nongere ngarure amafoto cyangwa se ku bijyanye n'ingingo zimwe na zimwe twagiye dukoraho, gahunda twagiye dutambuka. Ni n'ibintu biri bugutungure cyane, uvuga uti ibi nabyo, ibi ngiye nsanzwe mbikoze, ariko nyamara ni ibintu bikomeye kandi bisaba kwitondera. Reka dutangire. Nk'uko turimo turabibona, turuzi icyitwa Mainnet, ikintu kijyanye na Mainnet checklist. Ukibona iyo foto rwose ngira ngo wahise ubona icyitwa Mainnet checklist. Ni bya bintu rero, ni bya bintu umuntu agomba kuba yujuje. Muri uyu mwanya ushobora gufata akanya ugafungura app yawe ugasura checklist, step 1, 2, 3, 4, gukomeza ukageza kuri 9. Hari step, hari ibyo tugomba kwikorera, hari ibyo kwa team iziyuzuriza. Ducekinge nyabuna icyo tutazi, icyo tutibuka
twegere umuntu, twegere umuturanyi, tubaze amakuru. Hari ababa muri gurupe zitandukanye batubwira ati mfasha muri mainnet checklist. Ese sinaba narifunze imyaka myinshi? Ese sinaba narifashe udupayi dukeya nkadufunga mu gihe gitoya, nkaba ariyo mpamvu ntabona akanyungu gafatika? Mbese ku buryo byibura niyo utafunga byinshi cyangwa ufunge bike, ukora utuntu turi normale, biri muri hagati no hagati, byibura agafunga biterwa na umuntu wese niwe wigenera lockup azakora. Hanyuma ukora icyo bita buriya buryo bwo kuboostinga cyangwa se kongera cyangwa se kwinkirizinga your mining rate. Ni task nyinshi uzagenda ukora, wenda ushobora no kujya ubaza, ndumva hari za WhatsApp groups, abantu bazagenda bagufasha kandi natwe rwose dushobora kugufasha. Ikindi kintu twakora numva cy'ingenzi ni ugusura profile zacu. Simbuka ukande hariya kuri menu hariya hejuru ugifungura nk'ugiye ku mining usoje, ukande kuri turiya turongo dutatu hejuru ibumoso, umanuke hasi hari ahantu handitse ngo profile. Nujya kuri profile uscrolling up, uzamure ugana hasi nyine, hanyuma urebe ikijyanye na verifications. Urebe se nimero yanjye, phone yanjye, namba, Facebook, email, password iri update. Utwo tuntu rwose nudukora bizagaragaza yuko uri kumwe, uri kuri gahunda ifatika. Ngaho rero ntuzacike intege, komeza uhatane. Kumayininga bisaba imbaraga, ariko nayo ntibisaba kuba wariye. Icyangombwa ni uko ufite telefone, waba wumva umeze neza, byaba byiza umeze neza cyane. Ariko nubwo waba wumva utameze neza, umeze neza mo gake, kandaho n'iminota 1 cyangwa se 2 cyangwa se amasegonda, bitewe na connection ufite. Nyabuneka reka ndekere aho ngaho, turebe ko hari izindi gahunda twakora. Dufite byinshi dupanga imbere, akazi mu rugo, abana. Reka tugerageze turekere aho ngaho, ariko courage. Ese buriya ntidushobora kwigomwa tugakora subscribe kugira ngo n'ubutaha tujye twumva ibiganiro bishyashya? Update izaza tuzagerageza rwose kubasobanurira ingingo ku yindi, ku buryo tuzabasha kumenya where this leads, ibi biragana hehe. Yego nubwo tutari kuba team of course, ariko dukeneye kumenya point. Burya nanone kugenda nta cyerekezo ntabwo ari byiza. So ntabwo ngiye kurenza iminota 8, mukomeze mugire ibihe byiza.